Nongeye kubasuhuza nanone muri kumwe na Dr Aristarke muganga. Uyu munsi noneho mbazaniye indi sije nanone irenteresa. Mwakunze kubimbaza muri benshi, ama infection yo mu gitsina ashobora kwandurira mu matoilette. Muri iki kiganiro kigufi reka mbasubize icyo kibazo nakunze kubazwa n'abantu benshi, cyane cyane igitsina gore. Iki kibazo kirakomeye cyane cyane ko akenshi nkunda kubona abashakanye iyo umwe agize ikibazo cy'ama infection, ikintu kiza ku mwanya wa mbere aba ari ugushinja toilette. Toilette yo mu rugo tuyihuramo n'umukozi, ku kazi wenda dusangira ama toilette, mperutse kujya muri toilette rusange n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nyamara usanga rimwe na rimwe ari ukwirinda kuvuga ngo hari umuntu duherutse kugirana imibonano mu rwego rwo kubihunga ugashinja amatoilette. Bibaho, ukuri kwabyo turaje tukureba. Hagati aho kora subscribe kugira ngo tugumane mu biganiro nk'ibi. Yakoze kubikora, ubu uzajya ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Ipfundo ry'iki kibazo rero rishingiye ku bintu bitatu. Ni izihe infection dusanga mu matoilette? Wazandura bigenze gute? Ese infection zandurira mu mibonano nazo wazivana mu matoilette? Infection zibamo amoko menshi. Izo turi buvuga aha ni infection z'ubwoko butandukanye. Infection zo mu nkari, izi ni za zindi zirangwa no kwihagarika ukababara, kwihagarika buri kanya, kubabara mu nda yo hasi, no kuvuga mu ruhago, rimwe na rimwe akaba ari gushobora kugira uburyaryate. Hari noneho infection bita infection zisanzwe zo mu gitsina cyangwa se bacterial vaginosis. Izi ni infection zishobora kuza mu gitsina ariko zitatewe wenda n'imibonano, ahubwo ari infection zitewe wenda nuko ububere bwo mu gitsina bwagabanyutse, acide yaho yagabanutse, hari ikitagenze neza, imyenda y'imbere itari imeze neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho hakaza n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izo zirazwi, n'umwana ukiri mutoya yazikubwira. Hari imitezi bayita gonorrhea, syphilis bayita mburugu, trichomonas vaginalis bayita trichomonas mu kinyarwanda, hari niyo bita chlamydia, abenshi ntabwo bakunze kuyimenya, ngira ngo niyo mu kinyarwanda bita uburagaza. Ukuri rero nuko nibyo koko mu matoilette habamo mikorobe nyinshi kandi z'ubwoko butandukanye, ariko inyinshi muri zo ntizishobora kwandurira mu myanya ndangagitsina. Ni gake cyane umuntu ashobora kwandurira ama infection muri toilette. Reka noneho mbisobanure neza. Zimwe muri infection zishobora kuboneka mu matoilette harimo izo bita ama streptococcus, staphylococcus, escherichia coli. Izi ngizi zishobora no kwandurira mu nkari rimwe na rimwe. Shigella, yewe na hepatite yo mu bwoko bwa A ishobora kugaragara muri toilette, yewe na ya marinovirus amwe namwe ashobora kuboneka muri toilette. Abantu benshi batinya amatoilette kuko baba bumva ariho hari ikirundo cy'ama infection yose yo kwisabaho. Nibyo koko haba harimo ama infection menshi, ariko uriya muntu kuba uhari nta guterwa gusa n'ama microbe, ahubwo unaterwa nibiba bigize inkari nka ire cyangwa se ama microbe amwe namwe asanzwe aba mu mwanda, akaba ashobora gutera umunuko, ariko ugasanga ya microbe rimwe na rimwe yo ntabwo ashobora gufata umuntu, nta n'indwara ateza umuntu, ahubwo ni ama microbe yibereye aho gusa yirira umwanda, yitungiwe n'umwanda. Ni ukuvuga ko rero kuba muri toilette hanuka cyane ntabwo aba ari byo bigaragaza yuko hari mikorobe nyinshi cyangwa se byanze bikunze hari bukwanduze. Inyinshi muri izi mikorobe zishobora kuboneka mu matoilette ntabwo zifata mu myanya ndangagitsina y'umuntu. Nubwo hari mikorobe zitera zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zishobora kuboneka mu matoilette, ariko usanga nyinshi zidashobora kuhamara iminota myinshi kuko nazo ziba ari za mikorobe ziba mu mubiri w'umuntu, zagera hanze zigapfa ntizihamara igihe kinini. Mikorobe zandurira mu mibonano mpuzabitsina usanga kenshi ari mikorobe ibiri mu mubiri w'umuntu akayishyira mu mubiri w'undi muntu akayimwanduza, ariko yabiri hanze igapfa. Hari umudokiteri umwe wavuze ngo kwandurira mikorobe muri toilette byasaba ko haba hari undi muntu uzirwaye wari usohotsemo ako kanya hatarashira iminota myinshi, noneho nawe ukajyamo, kandi bigasaba ko byibura ushobora kuba wayora y'amazi asigaye muri toilette cyangwa se za nkari yari amaze gutakaza ukazishyira mu gitsina cyawe, kandi nabwo ukaba wenda wari usanzwe ufite nk'udusebe ya ndwara iri buhite ibasha kwinjiriramo. Ariko kuvuga ngo hari agatonyanga katarutse kangwa hafi y'igitsina, ibyo ngibyo nta mahirwe aba hari yuko uhita wandura, kuko ikintu cyose kigeze mu mubiri wawe cy'umwanda ntabwo gihita kikwanduza. Umubiri wawe ubwawo ufite ubwirinzi, ufite immunite, umubiri wawe ubwawo ufite uburyo wisukura niyo yaba nta kindi kintu ukoze. Rero biragoye cyane kwandura infection zo mu gitsina
muri toilette. Amahirwe yo kwandura infection zo mu nkari muri toilette ni make, ariko birashoboka ko wazihandurira. Izo infection zo mu nkari turi kuvuga ni za zindi zirangwa no kwihagarika buri kanya, rimwe na rimwe ukaba wababara. Hari aho zishobora kwandurira mu matoilette, ariko nabwo si kenshi. Infection zo mu gitsina zisanzwe ni bya bindi twita bacteriovaginitis cyangwa se bacteriovaginosis. Akenshi zo zirangwa no kokerwa mu gitsina, kugira ibintu by'umweru cyangwa se ibintu by'uruzi bisa nabi bisohoka mu gitsina. Izi nazo ni gake wasanga zituruka mu matoilette, ahubwo akenshi ziba zatewe n'imihindagurikire yabaye muri pH yo mu gitsina cyangwa se acidite yo mu gitsina, bitewe n'impamvu zitandukanye. Hashobora kuba harimo uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresha butuma imisemburo ihindagurika, noneho uburyo igitsina cyawe cyabashaga kuresista ku mamikrobe bikagabanuka. Ushobora kuba utwite, imisemburo yatumye utwita igatuma ubwirinzi bw'umubiri wawe bugabanuka, mu gitsina hakazamo utwo tu infection. Bishobora guterwa n'uburyo wambara pad mu gihe cyo mu mihango, isuku yawe y'imyenda y'imbere n'ibindi bitandukanye bishobora kubitera. Ariko akenshi usanga abantu bari kubeshyera amatoilette kandi hari indi mpamvu wenda. Igitangaje ni uko hari abantu bakunda koga cyane mu gitsina, bagashyiramo amazi mo imbere mu gitsina, cyangwa se bagakoresha amasabune cyangwa se indi miti yoza mu gitsina. Nyamara iyi miti ahubwo n'ubu buryo bwo kwisukura ubwabwo akaba ari bwo bushobora kugutera ama infection, kubera ko uko usa n'ushaka gukoramo isuku cyane mo imbere mu gitsina, niko urimo kwica ya mabacteri karemano asanzwe yibera mu gitsina, ashinzwe gukora ububobere no gukora isuku mu gitsina. Ayo mabacteri abaho, ibyo tuzabireba mu kiganiro cyabyo cyihariye, kandi iyo yabangamiye nabyo ubwabyo bitera ama infection. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina rwose zo ntizijya zandurira mu matoilette, zandurira gusa mu mibonano mpuzabitsina. Ni nayo mpamvu zitwa gutyo. Nta muntu n'umwe wigeze wandurira imitezi cyangwa mburugu ivuye muri toilette, rwose ntibibaho. Binabayeho byaba bitangaje. Hari abantu bamwe bavura ariko atari abaganga cyangwa se atari abadogiteri, bashobora kwitiranya indwara, wenda bakakubwira ko urwaye trichomonasi, bakakubwira ko urwaye imitezi kandi ari infection zisanzwe. Noneho bigatuma abantu rimwe na rimwe bacanganyukirwa, bimwe bakabyitiranya n'ibindi. Icyandurira mu mibonano n'icyakwandurira muri toilette ugasanga abantu barabyitiranya. Icyo bisaba rero ni ukujya kwivuza ku muganga wizeye. Niba ushaka ko ari njye kubera umuganga, kanda subscribe ujye ubona ibiganiro byanjye, unyandikire kuri WhatsApp tuganire, cyangwa se wandike comment ubaze icyo ushaka kubaza. Murakoze.